icyaka pe ndumva mfite icyaka so muri firigo harimo ka fanta gakonje kambanze ndebe numva gakonje cyane ra ariko noneho narumye niko se madam umugabo wanjye azajya byuka ajya kwiga nawe byuka yicaye uri kunywa za fanta muri uru rugo wigize iki nta burenganzira mufite uburenganzira buhe ajya kunzana ahangaha nari mbufite mana yanjye noneho dore narihanganye bihagije ariko noneho nabibiri ndarambika hasi dore igihe nahereye nihanganye ariko bimaje kuntera nta soni bwa fanta rega witeretse nta kibazo uratuje hano ni iwawe hano ni iwawe hari ahantu uzwi wowe uri indaya igenda gutyo gusa ngwinyi noneho mu rugo rwawe umva ko wigenda ibyawe munsi birarangiye ntabwo uri burare muri ubu rugo nuko mvuze uzashaka ahantu ujya kubungagirira iwanjye ntabwo ariho ibibi byose biba uri kunyumva kabiri kangahe sigira urugo madam uri kureba ibi ngibi ni ibiki no mu naye nshatse nayigura nka yawe mu gihugu cyose birazwi yuko uri ari umugabo wanjye n'ubuyobozi buje bwagusohora nk'indaya uri kubyumva batagufata neza se uraburana iki ariko uru ni urugo rwanjye noneho dore mwarigenje kenshi kubusa mbihorera Bibiliya nyirambitse hasi n'agakiza ndakarambitse noneho duhangane ndavuze ngo uru rugo nta rwuri burarema Mose no gukora siporo ewana ako noneho sha ewana sawa twaje nyuma noneho fresh esprit twaje hajya wavuze ngo nago nturaramo ariko ubundi ubwo ngo wigize iki uyu mugore no era mu rugo kirafura urahava yewe kwimira nagwana kandi cyagenze gute rambonera sisibita naryasana ry'umugore ese madabundi we cyawe urahava umugore wandi ubundi hano yigize ingare hano wese uje kuvuga nkandi nyine uri umugore uri iki hano muri uru rugo umugore wanga ko nzikari uyu nguyu wowe uri hano nkandi ubundi nimwe mwanzanye se abo barwanje ntabwo bakuzana aha ni muri pube yakundi nturage nkawe yavuye umurangorera ugize kubura ingingo ugize kuba nteka ubundi sinakuje kenshi ariko uyu munsi ntabwo niko iva bimeze bite tumeranye neza ntari bari niko bize ewana kabisa none undasika tuje bana ndumva nanabishe turuhuke je natangiye no kudandabirana nabo nari nzerutse ngaho mbwira story zayi babimeze kamenje nico dore sisi ndarizanye dore kino ngiki ikindi n'icyo niko byahita dore ntazakorwa uramenye ko muri kuyigaragura niko uriya mugore umwitondere kuko we nayiva sha bari mu gakino kabisa utanamenye
kuko n'uriya mugore naramwumvishe ngiye bivugira ati kiriya kigabo bagomba kukirangiza kandi uwo mugabo baba bavuga sinzi n'ubundi niba umugore ari uwawe bigaragara ko nyine ari we bashaka kuranya nese saba muhariya cyangwa baba bakina izindi deal ntazi. ujya wumva akunda kuvugana na Iva kenshi iyo ntagiye mu kazi mba mbyumva nyine na kandi na Iva yamuhamagaye twajyanye muri siporo nk'uku nguku urumva ko akangayira niba ari ku cyumweru sinzi ntago nibuka umunsi ariko njewe nushaka kubyumva ibi bintu ngomba kubikurikirana mugani sinanamenya wasanga uriya mugore ari mu gakino ntazi bose nimba avugana na Iva kenshi ntanahari kandi nzi ko ari mu rugo ngo ni inshuti yawe ngo ni inshuti yawe ndategereje nkubwire hari ikintu nshaka kukwereka ibi bintu ngiye kubikurikirana nimenya intangiriro n'iherezo ryabyo nkwereka ikintu dukorera Iva ko bimeze wowe ntari kuko uramujama ngiye nawe numvishe gahunda ziwe ikibazo nka girlfriend abikubwase ngo byumve niba nkubwaye ngo umugore ngo wapi ahubwo reka tunigende reka tugende dore n'izuba ryarashe turangize siporo tujye mu rugo urumva ibindi ngenda kwekuru tubyitaho ahubwo Iva umva se uramujama mani we none kukumva gahunda n'ubundi nawe agufite kuko ntabwo yari agufite gahunda nziza tugu natwe nubwo nyine nawe urabyumva ni ukumwereka isomo nyine wakora iki se ntabwo reka tugende ndabindi ndaba mbimenye basi Iva abo rero ikintu naguhamagariye nta kindi stress zanyishe zandangije reba ndikubakisha aha reba uruganda ruri gukora mfite n'izindi business hakurya mu mafamu akazi kambaye kenshi kurema kubaka cyane nta mahoro reba amatafari y'usigaye abombesha ukuntu nta mahoro ariko wumve ngo nanjye sinjye ikibazo nuko nkeneye umukozi byihutirwa mva ngubwire boss we ntago wabura umukozi ntago wabura umukozi undi rero Iva buriya niyo mpamvu mwitabaje wowe muntu nzi wampa umukozi kandi mwiza umukozi ntugire ikibazo ndaza kumuguha ndaza kuza kumuguha ni ukuvuga ngo noneho ubu ngubu Gael deal ya mbere yarapfuye ubu ngubu none icyo ngiye kumukorera uyu mubosi ngiye kumuhereza umugore wa Gael kandi ndabizi ko bitamushimisha abana barimo kumuteretera umugore ahangaha feriyo nzaba nyifite neza kabisa ndabikwemereye umukozi ndaza kuza kumuguhamagara n'imvanga ngiye mu rugo uba uzi ko umukozi nshaka ari ukwicara mu iduka nkajya murangurira akancururiza oya njyewe icyo ndi bugukorera umuntu ndi bukuzanira umwana mwiza akazi kose wamuha yagakora neza ni umukozi nkeneye nzajya ndangurira agacuruza yicaye mu iduka nta wundi kabisa kandi uzi akazi neza umwana mwiza nyine utiba utagira uti uraba ukoze cyane rwose sawa rero ubwo ngubwo ngizera yuko ziza gucamo biraza gucamo niko bro amagaro uriya mujinga mani biriya bintu yagukora sinabikubwiye muhamagare duhurire hariya ku kibanza ubwo nawe ibyo turi bumukore si ngombwa ngo nirirwe mbikubwira kugira ngo warabibonye ariko ntureba uramuka Caritas ngiye kumuhamagara ariko ibintu turi bumukorere ibaze mufashe narabikubwiye muhamagare vuba muhamagare wumve boss umukozi wamubonye sawa nguwe niwe nakubwiraga wama kuzaza akaza yagufasha akazi ndabona zakabasha kabisa zagashobora cyane rwose sanzwe gukora yego cyane ubwa mbere ugiye kubikora ntabwo ari ubwa mbere rwose akazi nzagashobora ni byiza none nimba usanzwe gukora buriya biroroshye
buryo umuntu yasanzwe akora akazi amenya uburyo acyagatwara akamenya n'uburyo yabishobora. Ubusanzwe amazina yawe witwa ndetse? Amazina yanjye nitwa Ana. Ana. Yego. Ana, mu rugo ni he? Mu rugo ni hano ruguru gatoya, ntabwo ari kure cyane. Akazi noneho ndumva ari sawa, by'akazi ko karahari, karateguye, kari gutegereje kugira ngo gakore. Ndakeka njye nzaguhamagara ubundi uze utangira akazi kawe. Murakoze cyane rwose, akazi nari nkakeneye pe. Rero urumva hano mu boss n'umwana mwiza kandi muzakorana neza nta kibazo, nawe uzamubera umukozi mwiza gusa. Yego. Byo ngibyo rwose ntabwo ari byo kumbwiriza Ivan. Urabizi cyane. Urabizi ko nsanzwe nyine nkora neza kandi ndi umwana mwiza, urabizi. Ntabwo ari ukwikina. Ivan, tugende rero. Tugende. Mfite akazi kenshi. Sawa reka basezere buriya nzaguhamagara uzi. Murakoze cyane rero. Sawa nawe. Sawa. Ishimbo ndumva bigiye kuri rwose akazi karabonetse no kwimana mana yanje nkubwire tujye witwara neza, wibuke umugabo ufite ukuntu ameze kandi umenye ko ugiye nyine guhahira urugo rwawe nta bindi bikujyanye. Ibyo rwose ndabizi ntabwo ari byo kumbwira, urabizi ukuntu nihanganye kenshi, rero n'akazi ngomba kugakora nari nkakeneye nibura nkareba ko urugo rwanjye rwatera imbere. Kuva warikiza uriya mugore ariko byumva ugenda utuze utekane, mbega wumve ko nigira ibara ntibazana undi ariko niba undi akareka yava hese yaba kandi umenye iki kujyanye sisi ni ukuri kw'Imana rwose. Bashwanye na Gael ngo ibi oya mbonye uriya mugabo anakwirebeshwa sinzi sebura nta kantu karimo. Reka uriya nta kintu yazambwira, ikiduje nta kazi nta n'ibirenze ku kazi rwose. Ariko umenye ko uriya umukire mukire sisi ubimenye kandi amafaranga nta kintu rigadakora. Reka amafaranga ariko ntabwo yatuma usenyura. Nari binga tugende denge nifite n'akagahunda